Ikaze inshuti muvandimwe, ibyiza bitangwa n'Uwiteka bikubeho. Mbese kurarikira iby'isi ndetse no kutanyurwa n'ibyo twahawe n'Uwiteka ni umuzi w'ibi byose? Mbese ni iki twakora ngo dutandukane nabyo? Reka igisubizo tugishakire mu byanditswe byera. Urwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 6, umurongo wa 6. Haragira hati: cyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe n'umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzayivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza rikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandishaho imibabaro myinshi. None se nshuti muvandimwe, ubwo bimeze gutyo nk'abakristo, ni iki twakora kugira ngo tutayobywa n'irari ry'iby'isi? Hano ku murongo wa 11 batugira inama: ariko weho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwizera imbere y'abahamya benshi. Nshuti muvandimwe, mbese byakumarira iki gutunga ibyo mu isi byose ariko ukabura ubugingo buhoraho? Reka tureke kurarikira iby'isi bishirana nayo ngo bitubuze gusabana n'Umukiza wacu. Ahubwo ibyo dukora byose twibuke yuko Imana ariyo nyambere na mbere. Uwiteka aguhe umugisha.